Byizera uragarwa ngo Yesu yagize gute yabirangije. Umukozi w'Imana yavuze ngo byose yagize gute yabirangije. Yikomera amashyi burya yarari mu mwuka we. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, haleluya. Ibyo umubyeyi wawe yananiwe Yesu arabishoboye. Iby'imiryango yananiwe Yesu arabikora uyu munsi. Ibyo umugabo wawe yagusigiye atakoze Yesu aje kubikora. Tuvuge ngo amen. Imana irindiriza Aburahamu itegereje kumutegera. Nubwo yakutindije ize kukuvana ku irembo. Yesu akuvanye ku irembo. Hari abantu Yesu avanye ku irembo. Hari abagore Yesu avanye ku irembo. Hari abasore Yesu avanye ku irembo. Hari abantu baje gutanga uyu munsi Yesu avanye ku irembo. Yakino zamuye, haleluya. Urimo icyaha, uri mu rwangano, urimo ibibi byose, gerageza Imana ugendera imbere y'Imana umutima utunganye hose. Imana isinyanye nawe isezerano. Wowe uyu munsi uhindutse, wowe uyu munsi ufashe umwanzuro. Imana ivuganye nanjye ngo akira isezerano ryawe, akira isezerano ryawe, akira isezerano ryawe. Ngo Aburahamu ngo akimenyera gutya gusa Yesu aramukimanye. Tuyikomere amashyi mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Tekereza ibyakunaniye. Tekereza iby'umugabo wawe byamunaniye. Tekereza iby'imiryango yananiye. Imana ibwira Aburahamu ngo ni Imana ishobora byose. Uyibwire ngo Mana n'ibyanjye urabishoboye. Ibyo naje gusenya urabishoboye. Ibyanzanye urabishoboye. Ibyambanye mu rugo urabishoboye. Numara kubyizera neza. Kwizera ni igiti cy'umwimerere cyera imbuto ibitangaza. Gisura mwaho n'uwihanganye. Yakubwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Kandi akarere ka Gasabo no gufungura amatorero ahantu hatandukanye mu Rwanda, mu itorero ryacu. Nkaho mugisha no kubana namwe rero amasaha ni makeya, ndasoma imirongo 2 tuyisengeremo. Amen. Kuko Dr. agira ibintu byinshi. Iyo mvuze nibura nk'amasaha 2 nibwo ndumvutse, ariko ndashaka ku sintetiza utuntu dukeya akaba ari twumbabwira hari ibyifuzo byanyu byose. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice byabo 17. Nagira umfasha gusoma. Bashumba tugende. Itangiriro ibice byabo 17 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 4 wonyine. Tuzite dusenga iminota 10 ubundi baheshumisha tutari. Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sara. Imana ihindura amazina ya Aburahamu nande na Sara. Ushireho izina ryawe. Aburahamu amaze imyaka 99. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ninjye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi n'umutima utunganye rwose. Komera Imana amashyi cyane, Imana ishimwe. Yego nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe zakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti isezerano ryanjye ubwanjye. Komera Imana amashyi cyane. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana. Akira isezerano ry'Imana mu izina rya Yesu. Ihagariza abantu 3 babwira ngo akira isezerano ryawe Imana igiranye nawe mu izina rya Yesu. Ababyakire bazamure haleluya. Ndashaka kubabwira Imana ishobora bingahe. Imana ishobora bingahe. Shiramo n'ibyawe. Hera ku cyambere ugeze ku cyanyuma. Nurangiza kubyizera uragarwa ngo Yesu yagize gute
yabirangije. Umukozi w'Imana yavuze ngo byose yagize gute? Yabirangije. Yikomera amashyi burya yarari mu mwuka we. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, haleluya. Ibyo umubyeyi wawe yananiwe Yesu arabishoboye. Iby'imiryango yananiwe Yesu arabikora uyu munsi. Ibyo umugabo wawe yagusigiye atakoze Yesu aje kubikora. Tuvuge ngo amen. Imana irindiriza Aburahamu itegereje kumutegera. Nubwo yakutindije ize kukuvana ku irembo. Yesu akuvanye ku irembo. Hari abantu Yesu avanye ku irembo. Hari abagore Yesu avanye ku irembo. Hari abasore Yesu avanye ku irembo. Hari abantu baje gutanga uyu munsi Yesu avanye ku irembo. Yakira uzamuye, haleluya. Komera Imana amashyi gukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Amina, haleluya. Imana igukuye mu mwuka wo gusara. Uriya mukecuru haguruka ngo hano ni yego wowe. Imana yavuganye nanjye ngo igukuyeho umwuka wo gusara. Hari ibintu bijya biza bikakurya ndetse bikagutondagera ukumva amajwi avugane nawe. Warayumvishe? Tuyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Yesu mukomera amashyi. Biro musenge biro. Amina, haleluya. Amasaha yagiye. Kuri 26 ufite igiterane hano. Ndakubwiza ukuri ikirema kizahaguruka. Nibashaka bazaze bagihetse. Iyanzanye kuri umusozi muzayibona mu izina. Wari ugiye kwiruka. Ariko yasabuganye nanjye ngo ntabwo uzaba umusazi. Uyu munsi Yesu ashyize iherezo ku burwayi bwawe. Umaze imyaka ingahe ubyumva? Maze nk'umwaka mbyumva. Urazi? Tuvuge ngo amen. Mubwe ngo kanya ni gatoya. Mpagaze mu mbaraga z'umwuka wera. Mpagaze mu gitinyiro Imana yakizemo. Mu izina rya Yesu. Mwisaba sibo bakugendagamo. Fashe karane zakugendagamo. Uyu munsi bimenyekane ko ari Imana ishobora byose. Dayimoni soka. Ndakwirukanye, rekura mu mutwe, rekura mu nyama, rekura mu ngingo. Ndagutongereye, soka mu izina rya Yesu. Soka wa muzimu we, soka wa murangamiwe, soka dayimoni. Muzinduru ugenda, muzinduru mu izina rya Yesu. Uhereye munsi amaraso ya Kristo natwikira umubyeyi. Gutandukanyije n'ikuzimu, gutandukanyije n'imyuka mibi, gutandukanyije n'imbaraga z'umwijima. Uyu munsi usinzire neza, uba amahoro. Abazimu bagutinye, abazimu ntibakubone, abadayimoni bakubone, myuka mibi ntikubone. Nonaha wa muzimu we, wa mudayimoni we, wa karande, wa mbaraga mbi we, wa barungi we, nonaha ndagutwitse wa nzoka mbi. Uzinduru ndagushyiririje imbaraga z'Imana zigutwike mu izina rya Yesu. Ntabwo uri umusazi, uri muzima. Mbere hari ushima Imana mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Haleluya, haleluya, genda mahoro. Yesu akugire neza. Aya mashyi. Amasaha yagiye mushumba yabanuriye sinye bahera. Uzashaka undi munsi mwizi oya nzagaruka mushumba, nzagaruka. Amen. Imana ibwira Aburahamu ngo ndi Imana ishobora nubwo avuye iwanyu kwatera cyagiye ucyubona nari nakubonye. Narakubwiye ngo manzi utandukane na Loti. Utaratandukana na Loti nta kintu urabona, n'amasezerano yabona. Mose na Aburahamu ngo arangije atandukana na Loti. Mu gihe ngo yamaze gutandukana
aramuzana. Imana irongera amwiyereka, nari imanuye ngo Yesu akwiyerekeye umugoroba, Yesu akwiyerekeye umugoroba, Yesu akwiyerekeye mu rugo, Yesu akwiyerekeye mu kazi kawe, Yesu akwiyerekeye kuri byazi bawe, Yesu akubita hasi ubwo bukode, Yesu akwishyurira ideni, Yesu agukorera ubukwe, Yesu akugenderere, agukize ubwo burwayi bwawe. Zamurutera haleluya. Hari abantu batatu bakize umugongo muri ino teraniro. Imana ikijije umugongo muri ino teraniro. Fata ku mugongo wawe uvuge ngo Yesu arangijije, ntabwo uzongera kurwara ukundi. Imana yangendereye, yikomera amashyi mu izina rya Yesu kandi hibazwe. Amina, haleluya. Umva ukuntu yabwiye Aburahamu. Ni bande bakunda ijambo? Ni bande bakunda ijambo? Umva ukuntu yabwiye Aburahamu. Yaramubwiye ngo ujye ugendera imbere yanjye n'umutima utunganye rwose. Urimo icyaha, urimo urwangano, urimo ibibi byose, gerageza Imana ugendera imbere y'Imana umutima utunganye rwose. Imana isinyanye nawe isezerano. Wowe uyu munsi uhindutse, wowe uyu munsi ufashe umwanzuro, Imana ivuganye nanjye ngo akira isezerano ryawe, akira isezerano ryawe, akira isezerano ryawe. Ngo Aburahamu ngo akimenyera gutya gusa, Yesu aramubwira ngo isezerano ryawe ndariguhaye. Jya hejuru dusenge mu izina rya Yesu. Ni Imana ishobora byose. Tekereza bya bindi byakunaniye, mutegekere uriya rujya hariya. Tekereza bya bindi byakunaniye, tekereza bya bindi udafite ishusho. Imana ijya ikura ibintu bidafite ishusho, yarangiza ikabiha ishusho. Imana igihindura izina bakwise, yarangiza ikaguhindura irindi zina. Ikomera amashyi Imana ishimwe. Imana ijya ifata ibidashoboka. Amina, haleluya. Tugiye gusenga. Mubwiye ngo umwanzi w'igihe ni amasaha. Ngiye n'umuzanyakira kujya mu amasaha abiri nibura, mbanze manure mvuga Imana nkubita umuzimu ashwiragire kuri uyu musozi mwiza. Ni Imana ishobora bingahe? Tekereza ibyawe byakunaniye, ubwira Imana ati Imana, niba ari ubukwe ubureme, niba ari mariyaje ireme, niba ari akazi ukareme, niba ari inzu muri Kigali uyireme, niba haleluya, niba ari abana ubuye ngo ndashaka abana, niba ugira ngo Imana ikwishyurire ideni ugira ngo Mana uryishyure, niba wabaye usubiye ngo Mana ungaburire, ni Imana ishobora bingahe? Iramubwira ngo mbese hari ikinanira mu gihe cyashyizweho. Imana ivuganye nanjye ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. N'abantu babyakiye ngo bazamure haleluya. Kirahagije. Imana ishobora bingahe? Ubwira ngo Imana yacu ishobora byose. Kora mu gituza mu rwego n'ibyanjye birimo. Imana ivuga ngo umunyamerika we, umva madamu wanjye wa Washington, namusabye Imana ndahangaha, ndavuga ngo Witeka we, nikonegitize n'ubutaka bwa Amerika, nihuje n'ubutaka bwa Amerika, nihuje n'umudamu utuye yo, ndamuhamagaye ngo naze, ndakuremye ngo ngwino. Ariko Yesu ategeke cyangwa ntategeke? Mujye guhagarara mu mabuto yo gutegeka mu izina rya Yesu. Utegeke ibyawe bikwitabe we. Amina, haleluya.
ngiye gusenga nzagaruka ngaho mureme basi ngo na kubitamo umwana tugiye gusenga byose bishobokera iki imana imaze kumuha isezerano Aburahamu arizera ikintu usabwa ni ukugendera imbere y'Imana n'umutima utunganye rwose nubikwimanye tuyikomere amashyi mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga tekereza ibyakunaniye tekereza iby'umugabo we byamunaniye tekereza iby'imiryango yananiye Imana ibwira abana ngo ni Imana ishobora byose uyibwire ngo Mana n'ibyanyu urabishoboye ibyo naje gusenya urabishoboye ibyanzanye urabishoboye ibyambanye mu rugo urabishoboye numara kubyizera neza kwizera ni igiti cy'umwimerere cyera imbuto ibitangaza gisura mwaho n'uwihanganye yakubwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka Imana agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose umenya icyo kibazo cyawe Yesu arakigose ibyo bikugoye Yesu arabigose ibyo byakunaniye Yesu arabigose zakuduzamure haleluya. Mubwiye ngo umwanzi w'igihe ni amasaha uzagaruka kubasura ubu ndi mu mwuka wo gutangiza amatorero ku isi yose ubu ndiho ntabwo ndi mu Rwanda ngewe ndimo kugenda tuvuge ngo amen muzamenya ngo wa mushumba twasenganaga tuvuge ngo amen. Ndashaka gufungura itorero rya Australia ngafungura itorero rya Canada ngafungura itorero ry'Ubwongereza ngafungura itorero ry'Ubudage kandi Imana izangira neza yabwiye kuyavuga ngo nzakwiyemerera ahataringaniye maringanize nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri ntakenyuza abami kugira ngo ngukegeze Imana iramubwira ngo kandi amarembo yawe ntabwo azugarirwa zamura haleluya. Tugiye gusenga ndashaka kubona umuntu wese ari gusenga ufite telefone ayihorere tugiye kubohoza ibyacu byose Satani yafungiranye tugiye kubihoza mu izina rya Yesu. Hagara mu ijambo rivuga ngo ni Imana ishobora byose nurangiza ibyawe byose bitondeke uburyo ngo Yesu yabivivuye umukozi w'Imana yababwiye ngo byose birarangiye ni ukuvuga ngo bya bintu byose byakugendagaho Yesu yabirangije akigera ahangaha gusa hari ibintu byarangiye muri ino teraniro hari abantu Imana isuye hari abantu Imana igendereye bishobora kubona ikimenyetso cy'ibyiza niba ubyizeye Yesu akugenderere Yesu abane nawe Yesu avugane nawe mu gicuku cya nyuma Yesu agutungure mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Mana ya Aburahamu senga Mana ya Isaka Mana ya Yakobo bohoje amasezerano y'umugabo mu izina rya Yesu bohoje amasezerano y'uyu mubyeyi mu izina rya Yesu bohoje amasezerano y'uyu mukobwa mu izina rya Yesu bohoje amasezerano y'uyu musore mu izina rya Yesu bohoje amasezerano y'abantu bawe baje gusenga Data wera uyu mugoroba
wemere ikimenyetso cy'ibyiza bimenyekana yuko baje mu materaniro, bimenyekana yuko biri imbere yawe, bimenyekana yuko bakugiye imbere mwami. Wabwiye Aburahamu uravuga ngo ndi Imana ishobora byose, kandi wongera ngo ujye ugendera imbere yanjye n'umutima utunganye rwose. Mwami Yesu, tuye kwiyana tumaramaje, ongera utwegere, duhe imbaraga mwami. Mwuka w'Imana turawamagaye muri aya materaniro, imbaraga z'Imana zihindure, zisenye, zikubite hasi imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Buri kimwe cyose cyatwaye amasezerano yacu, cyafunze amasezerano yacu, turakubitira mu kirere, yaba ari Abamede, yaba ari Abaperesi, ubwami butazi Imana, turakubita hasi imbaraga zose, imbaraga z'umwijima. Turaboza amasezerano yacu, turayakiriye, tuyahagazemo, tuyagendeyemo. Uyu mwaka mwami uturemere amashimwe abazi bacu, aya magambo batuvuga, ibyo batuhiga kudukorera, iyo migambi y'abadayimoni iburizwemo nawe mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, amaboko yawe ni maremare, amaboko yawe ni magari, naremerere ibituremereye, naremerere ibitugendaho, naremerere ibitubuza amahoro. Amaboko yawe naremerere imigambi y'abadayimoni, amaboko yawe naremerere ibitubuza amahoro, amaboko yawe naremerere ibitubuza kugira amasezerano yacu. Urakoze mwami Yesu. Babwiye Aburahamu uramubwira ngo uyu munsi isezerano ryanjye ndariguhaye. Uyu mugabo mwami najya mu isezerano rye mu izina rya Yesu. Uyu mubyeyi najya mu isezerano rye, uyu mukobwa ninjira mu isezerano rye, uyu musore ninjira mu isezerano rye. Turabahoje iki kirere, twakiriye mwami imbaraga zawe, twakira amasezerano yacu, twakira amasezerano yacu, twakira amasezerano yacu. Nk'uko Aburahamu yizeye, natwe turizeye mwami, twakira amasezerano yacu, tuyagenderemo mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze kuri Imana ibikoze, urakoze kuri Imana ibikoze. Duhe imitima mwami yo kugendera imbere yawe n'imitima itunganye rwose, kandi Uwiteka itaducira urubanza. Nibwo tuzasha kuguhamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, kugeza ku mpera y'isi. Kuko mwami icyo wanditse warangije kucyandika. Ndagushimye yuko uri Imana y'amasezerano, ndagushimye yuko ushoje ibyacu. Tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi. Twakira amasezerano yacu mu izina rya Kristo Yesu. Amina. Zamura aleluya zirindwi zo kwakira. Rimwe, kabiri, gatatu. Amen. Turasoje, icara mubwire iki kintu. Uretse kugenda mwigenda ntihagire umuntu usohoka tutavuze ubuntu bw'Imana. Turasoje. Uriya nshuti yacu y'umusaraba yavuze ngo hari iyerekwa Imana yamuhaye by'abantu banga, ariko amasaha yagiye kandi aba bantu batahakore. Reka ngusabe iki kintu ahubwo, sibyo? Ahubwo uko Imana yakutuzaniye, reka ngusabe ku cyumweru uzadusure, ku cyumweru saa 8 uzaza. Kucyumweru azaba hano, tuzazana. Kucyumweru tuzazana. Kucyumweru azazana na timburi bazazana. Amen. Asifiwe. Mwebwe nta makuru mufite. Yesu ashimwe. Karabe. Uretse gake, uretse turebe. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Buriya